Turabasuhuje mwebwe mudukurikira aho muherereye hose, ni ku Mahoro Family Pano nk'uko bisanzwe, nitwa Paisible. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa, ariko mbere yuko mwakira reka mbanze mbashimire. Nshimire wowe wakoze subscribe, nshimire wowe umaze iminsi ukurikira ibiganiro byacu ukaduha ama comment zanyu zaradushimishije rwose, ziratwubaka, zituma turushaho kunoza imikorere yacu, kandi nicyo tubifuza. Muduhe feedback zidufashe kurushaho kunoza ibiganiro tunyuzaho hano. Reka nakira umutumirwa bibwire, hanyuma tubwire n'icyo yatugeneye uyu munsi. Muraho neza. Amazina ni Marita Niyonshuti. Ku bantu babonye bwa mbere hano ku Mahoro Family Pano, nejejwe no kongera kubana namwe. Uyu munsi rero nabazaniye indi topic kandi iraryoshye pe. Nanjye numva yatangiye kunshimisha umutima wanjye, kuko nubundi nicyo ngambiriye kubabwira uyu munsi. Uyu munsi naje kukubwira ngo baho wishimye, kuko ibikubabaza byo birizana. Gerageza wishime, useke, unezerwe. Ibibazo ntawe bitumira. Ubundi turebye mu buzima busanzwe, kugira ngo ubone ibyishimo bisaba ko bigiramo uruhare, bisaba ko rimwe na rimwe bikorera, kuko hari ibyishimo tubona kubera ko wenda twabonye amafaranga twagiye kuyakorera. Hari ibyishimo tubona kubera ko twabyaye nk'abagore, iyo ufite umwana n'abagabo mujya mubyara turanishima, ariko ntabwo mumara amezi 9. Umaze amezi 9 wihangana ugenda wigengesereye, ariko wa muvugo wavuze nibyo, n'umugabo bashaka ibitunga urugo. Ariko kugira ngo wishime nyine hari ikintu bagombye gukora, ariko nanyamubwire ngo ibibazo byo niba jya kubona ukabona bikwituyeho. Ntawe upanga ngo nzagira ibibazo, ntawe upanga ngo umunsi uyu n'uyu nzarira ngo mbabajwe n'ibi, ntawe upanga ngo agahinda kazankubita numve ndi mu mubabaro. Ntabwo ushobora kubipanga. Urabipanga ute se ko byizana? Niyo mpamvu rero naje kukubwira ngo baho wishimye. Kwishima ni iki? Kubaho wishimye ni iki? Kubaho wishimye biragusaba iki? Biragusaba gukora iki? Nibyo ibyishimo biraharanirwa, kubera yuko nababwiye ko ndi umukristo. Harana ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo ushaka ko bagukorera aba icyo nawe ujya ukorera abandi. Umutima wawe nutawushyiramo ibyishimo uzaguha gute kwishima? Nimba ubana mukushe ukaba wumva ikintu kigukunezeza ari umubabaro, abandi bazaguha umunezero gute? Nibyo wenda tutegereje ku bandi, uretse ko nta n'uwo bafite, ntawo bafite ngo babuduhe. Nitwe tugomba kubanza kwishakamo umunezero. Icyambere kizaguha umunezero no gukora ibyo ukunda. Ibyo ukunda, bya bintu wumva bikunezeza, kandi ibyo ukunda byiza, kuko hari n'abashaka bakunda ibibi. Ibyo ukunda byiza biha umwanya, bifite umumaro waba kuri wowe, ku mutima wawe, ku buzima bwawe, bifitiye igihugu akamaro, bifitiye abandi, bifite sosiyete akamaro, bifitiye umuryango wawe akamaro. Ibyo biha umwanya, ubikore, bizatuma wishima. Ndakubwira bibiri, sinkubwira byinshi utaza kundambirwa. Icya kabiri rero icyo ntindaho, ishakira ibyishimo. Ubundi hari abantu bajya banga gukora ibirori mu ngo zabo, hari abantu bajya banga kwipangira ibirori ari urubyiruko, ngo nta mafaranga mfite, ngo ibirori ngo nibyo abantu bakize, ngo ibirori ngo nibyo abantu ngo bafite amafaranga. Kubera yuko wowe mu mutwe wasetinzemo ko ibirori bingana kugenda ukagura litiro 5 z'amavuta y'igihwagari, ukagura ibirayi mu minsi 2 no guhenda, uretse ko tutabura kubirya. Ukagenda ukagura mayoneze, ngo warangiza ukagura inyama cyangwa amafi, tomusoni n'ibindi, ngo ibyo nibyo bizaguha ibirori. Reka da, ibyo si byo birori, si byo bizana ibyishimo. Kuko ibyo ushobora no kubibona ntibishime. Ibyishimo n'ibirori bifite ibyishimo nibyo wateguye mu bushobozi bwawe, hatajemo kubanza kwikopesha ngo ujye utambuka avuge ngo ntiyatwishyuye. Ndakubwira nimba ucishije bugufi ukaba ufite amafaranga makeya, hari ibirori ushobora gukora. Kujya utagura litiro 1, ugura ibijumba mu minsi ko ari byo bihendutse, ubikate neza, ubiteke ifiriti, ugure na voka,
ugure n'indimu ya citro, hanyuma ugende uzane n'ishu, ukore agasalade k'ishu na karoti ukoresheje citro, ubundi avoka ibe mayoneze. Hari umuntu ararya avoka n'ikijumba, wimva ukuntu umunezero uza. Busanzwe ngewe ndabasanga ari uko mbikunda, ariko ushaka kubiteka ibyo ngibyo ukanakura ji isanzwe, utiri utanga amafaranga menshi ngo uzigure, ukicara nawe ukicara ukajya umera nayo nk'umuntu nyine uri ahantu nko muri hoteli ikomeye, ukazinga agaseriviyete neza, nimba ufite ikirahure ukagishyira hariya nawe ugashyiramo ka gaseriviyete. Ejo bundi mperutse kujya i Kigali, tujye tunatembera, nkajya ndeba seriviyete z'amabara zigura ngaho. Icyo gihe nari kujya ntekereza nti iyi ninyigura ninjye ngira ibirori, none nzakoresha iy'umukara, ejo bundi nkoresha itukura, ejo bundi nkoresha umweru, ejo bundi wanakoresha iy'umweru ntihende ni 600, ukagira ibirori. Banza ubishyire mu mutima, ngiye gukora ibirori. Ugira umunezero, nzabatumira nta kibazo. Wicarane n'abantu, umutima wawe wumva, banza ubishyire mu mutima, wicarane n'abantu ve ngo ninjya gukora ibirori byanjye ndaba nicaranye nande, ndabikora bimeze biti. Kuko ikintu cya mbere gituma tutishima, dutangira kwigereranya no kwa runaka. Uriya yarantumiye yakorera ikirori kimeze gutya, nge ningikora nkamutumira aho ntaranseka, biramureba. Ibyo byo guseka niwe wiseka, kuko arabagereranyije n'ibirori byo ku rwego rwe. Wowe urwego rwawe ni uruhe? Ntirukakubuze kwishima. Kuba hari ibyo abandi bafite wowe udafite, ibyo ntibikakubuze kwishima. Icara hasi, niba ufite umuryango we n'umuryango wawe, mutegure ibyishimo. Mwicare muvuge muti tumaze imyaka 2 mu rugo, turimo dufite umunezero, tumaze 3, tumaze imyaka 10, tumaze uzamfashe unyurizeho akantu gatoya kw'ikirori tumaze imyaka 10 ukuntu cyari kimeze. Sinemereye abantu ibirori se, mbibereke. Ubereke ukuntu umuntu ashobora kwishimira ahantu hadahenze, ahantu hadasaba ibintu byinshi, kandi ibyishimo bikaba. Ariko uretse no gusohoka ukajya ahandi, no mu rugo iwawe iremera ibyishimo. Nubona ibintu bikubabaza bije, bibwire ngo nshaka kwishima, ndi umuntu wabayeho nshaka kwishima. Ibyo bibazo bize ntibikaguherane ngo bikubuze kwishima. Intambara niziza, kaga n'amakuba bitandukanye nibiza bikakugeraho, nubona ibyo wapangaga bitakunze, nubona ibyo wumvaga uzageraho utabigezeho, oya ntukarare warakaye wazinze isura. Ishaka nk'umunezero, shaka umunezero, useke winezererwe, kuko ibibazo byo nikamubwira ubuzima ni ibibazo bigenda biza. Uzarebe hari nubwo ufite amafaranga kuri konti, cyangwa ugiye uyafite kuri mobile money, wari ukeneye kuyabikuza ukabona network iranze. Cyo si ikibazo. Ugasanga ku banki ukorana nayo umunsi ntabwo yakoze. Ibyo byonyine nayo ni stress. Umugero ubonye akanya, please, kuki takwishima, kuki utanezerwa, kuki utabirema muri wowe, byirememo. Ndakurahiye ibibazo byo birahari, nibyo gusa biza biri simple ari bitoya, ariko bikakubabaza cyane. Kuki ibibazo biza ari bitoya, kuki utakora ibirori bitoya? Kuki utakora ibirori bito mu mutima wawe ngo unezeze? Abantu bakakubona isura yakanyaraye, kuko abantu bo nibyo bashaka kutubonamo, barashaka kutubona mu isura zikanyaraye, amarira ku matama, tutasa neza. Ariko ishake mu byishimo, wishime. Ibyo ntubyiteho. Yego ushobora kuba uriho, hari n'abatakwishimiye, babona useka bakavuga ati dore uko aseka. Oya, wowe biri mu mutima wawe, seka. Kubera icyo udaseka, ni wowe uzi icyo guseka bikumariye. Seka wishime. Nyamara na ngombwa kunanyuzamo akadiho ukanyuzemo, ntabyo kuzinduka wandira umukristo ugiye gusenga ngo ibibazo byanyishe, nugeraho abandi bacinya akadiho barimo basirimba, wowe ntusirimbe. Ushobora kuba wenda unajya mu kabari, wageze mu kabari abandi barimo barabyina, wenda niho ibyishimo byawe biherereye, turimo wishima nk'uko ngo wajyanye kugura icupa rimwe. Oya, jyane kugura icupa rimwe wishime. Wagiye nta maturo ufite, wishime. Imana ireba ituro ry'umutima. Ishime please, ishime. Ni wowe ndi kubwira ngo ishime. Shakamo ibyishimo, wishime. Kandi nukuri ntabwo uzigera wumva uhomba, nta gihombo uzagira kuko wishimye, nta mubabaro uzagira. Ntuzigera wicara uvuge ngo narahombye, kuko nta gishoro kinini bisaba. Ni ukwiha amahoro, ni ugutuma ubuzima bwawe bumera neza. Ni ukurikira abajya inama z'ubuzima, baravuga ngo gerageza umutima wawe
ubushakire ibyishimo, naho bajya babivuga, bizatuma ubaho neza. Kuki utabaho neza nawe ushaka kubaho nabi se? Hoya. Twishime rero. Ndabashimiye kandi ndagomeza kubararikira kuguma kujya mudukurikira, muduha comment, kubera yuko ntabwo twebwe tuzavuga ibidushimisha gusa, ahubwo n'ibishimisha abadukurikirana byo byaba byiza kutubwira ikiganiro twakugezaho, topic twavugaho, kuza nawe tukicarana ahangaha mba nicaye tukaganira, tugahanahana ibitekerezo ku byo wifuza ko tuvugaho. Ntacyo bitwaye, abantu bizarushaho kubashimisha. Murakoze rero, nzanezezwa no kwakira umutumirwa wa mbere ahangaha aze twicarane. Aha nicaye ndi umwe, ndifuza umuntu wa kabiri waza umunsi umwe tukicarana tukaganiriza abantu, kandi ndizera neza ko wowe uzataha wishimye n'abadukurikiye bakishima. Murakoze. Bye.